ariko muri urugo hahora inkuru zitari nziza buriye kuva navuka ariko mana yanjye twararushye Shafi ubuze ukuntu byagenze ibiki hari umuntu wamamagaye ambwira ko papa wanyu arwaye cyane arwariye muri la Croix du Sud ubwo rero ndagira ngo mwitegure muzaze tugende turebe ukuntu amerewe sibyo sawa urakoze asu sibyo ubwo naheje okay amurenze irembo asu Hello? Yes. Washakaga nde? Umugabo wanjye Isa ntawe uhari, Isa ararwaye urumva. arwariye hehe? Urinde se wowe urimo amashafi se? Umva ararwaye ari muri la Croix du Sud n'umukenera kumureba uzaze umurebe. Ubundi se wari uri aho kare kose. Mubwire ko aje kumureba nonaha. Sawa. Kuri no bitangisha amategeko y'ibiro. Use ararahaza. Ntabwo byumvira. Yari umugore mera. Aha. Natwe tuzikururira ibintu uyu mugabo agira umugore. Ntawe agira ko munabo. Yana bikubwira se bana ibintu tuzikurura natwe ntabwo nzi. Ariko niba ari induru turayitera. Nanjye ko ntoroshyera. Sinoroshye. Bose bazamuntwara ariko akirurebe. Azanyiza uyu. Azanyiza. Hello? Ushobora kunzanira. Bite ko urwinjira hano gusuza n'abantu nabusanze. Urinde uri mu mashafi? ntago bikureba kumenya. Ubu ni nge mugore we uswi. Wowe sinzi ahantu turumbutse. Ahubwo si uwaye. Ngenda ndashaka kubaza ikintu kimwe. Uyu mugabo ko yageze aha ngaho urabizi? Iki wamuzanye se kuki utambye nahise bimenya. Ubu rero ngiye ninjye umufite hano mu biganza nyine wamuzanye kwa muganga. Warakoze ko muzana. Byose ninjye bireba. Igihe cyawe cyarangiye. Hariko nawe ndumiwe. Fasha ugende. Ndagusetse cyane. Yihanganira. Ihangana rwose. Witebeye madame. Nibyiza. Makuru yanyu. Nimeza. Ko ndamwe gutongana se cyane. Hoya madame bose ibyo muye nabyo none ruva gusenya. Nawe ariko ntabwo nakumenye. Ngiye yera ejo gusura umugabo wanjye nyine nawe namenye ko arwariye aha ngaha. Umugabo yawe uhese. Ushaka kuvuga iki? Uhe. Umva aho mbabarira wikomeza gusakuriza umurwayi se cyo. Ndabinginze ba madame. Ariko se ngere kambabazi. Sinanabazi disha. Byumvikane ko muri indazi. No muri indazi ngende umugore ndaramutwitiye inda neza. Umugabo wanjye nta kibyara madame. Fasha ugende. Ariko rero ngiye hagati ndashaka ngo musohoka muri iki cyumba. Umva. Nari mwambona muranzi. Hobo mugende. Ntakongera we musohoke. Mvereke umugabo bamwe kumusakuza. Ibi ntabwo ari ibitaro by'akajagari mubimenye. Nisakuriza umurwayi. Mwe musohotse n'amasaha yo gusura yarangiye. Muga dufite ikibazo ariko Mwe musohotse ikibazo cyanyu mugikemurire hanze. ntacyo ariko ngeze ndaza abagore ngiye kuzamuka. Mugende ikibazo cyanyu mugikemurire hanze. Ibi ni ibiki mama asakuriza umurwayi gutya koko. bavugaga nabahe vuba. Umva madame, ushobora kuma kanya nkavugana n'umurwayi gatoya. nta kibazo ariko mugage baravuga bakajagari simba shaka. Okay, buduhaye kanya. Mwiza neza? Umva birimo bigenda? Rero uzi ko twagupimira ibizami byose bishoboka. Igisubizo tugiye kuguha se nuramuka usanze ari cyiza cyangwa se kitari cyiza kitakunyuze uracyakira. Ikibazo ndabizera abaganga nta kibazo. Igisubizo cyawe rero ubamenya twasanze waranduye sida. Urabeshya kabisa muganga ntabwo wapimye neza. Urabeshya kabisa.
ntabwo ibisubizo ari ibyanjye usubire rero ihangane bibaho. njye ndabizi ko nta kibazo mfite muganga urabeshya rwose Umurwayi wa sida nawe ashobora kugira ubundi buzima kandi bwiza. wallahi muganga ntabwo mbyumva pe Twasanze ufite abasirikare bakeya. Watinze gufata imiti utinda kwivuza none uzajya ufata ino miti neza kandi ukukurikirana kandi wirinde iyi miti uzayinywe neza. mba musaba ikintu kimwe mbabarire ntubibwire uriya mugore wanjye ndwaje rwose abimenye sinamukira ni ukuri pe kandi wongere upime neza rwose abasirikare singo bagiye hehe Watinze gufata imiti utinda kwivuza niyo mpamvu abasirikare bawe bacitse intege baba bakeya mu mubiri. murama abandi basirikare reka Ugomba gufata ino miti ko bikurikirana kugira ngo abasirikare babone ingufu. Ihangane kandi ukomere. abagore nibo banyanduje tu wasanga ari zayituna hariya mu biryo se ni zayituna ni mayimuna Kiza agaruye gatege utameze neza naje umunsi wanshimishije abo kaza ni amaremo umunsi wanshimishije wariye ya potaje yose wayimaze ariko wamfashe neza niyo kugira mba narahubutse nawe umutwe wagiye numva nta kibazo mfite wumva umeze neza nta kibazo ahubwo ukumbuye iminsi maze nkongera gutora akabara natangiye ko wabonye ko gase yarungukiranye umeze neza narategereje mwana njya gusuka mwari mugisinze ariko uzanzoga zo kujya mu muzika Zuzu ugira ngo se twarakwibagiwe Mukere munsuhuze Ego mwatinze umeze mutesi komera cyane nihangane twatinze kubasura nta kibazo nabize akazi k'ikigali worohewe se mba nabonye akabara murakeye cyane twarabasengeye cyane ariko n'ubu turacyabasengera nasanze yorohewe ariko kumara ubundi nta nubwo ntiyegukaga n'umutwe ariko Zuzu ko nagushakaga gatoya hanze hari icyo nshaka ko tuvugana sheri reka nzi nabo bafite udukuru twinshi two kumubwira maze isi kandi uraza kumbwira ibyo mwaganiriye buriya ariko Zuzu uyu muntu urabona ibi bintu uzabivamo koko uzamurwaza ugeze wamuhariye umuryango we ukamurwaza nakira muzongera mubonane akira iki uriya muntu nabonye yaza rimwe agahita arwara ubundi buriya koko ni shyashya ubundi ubwo wibukaga no gukoresha agakingirizo wumva ibintu bumbaza gusa ukuntu wabonaga nari nasinze ubona nari kwibuka iki ngiye mfite n'ubwo umwana arakurura ijoro n'amanywa none yaba arwaye sida ubwo wabigenza ute ko waba uhemukiye Desire ariko inzira ntibwira umugenzi koko erega nawe ugira benshi uriya muntu narabicenze mbona cyagihe arwaye mwana yanjye none se ko umureba nkumva umufitiye impuhwe uriya mugabo ibaze kuva aragera aha nta n'umuntu n'umwe uramugeraho ntibazi n'amakuru ye kereka ingore zaje gutera induru hano gusa zisakuza ingore nyabaki zaje sinzi nayo bema amashafi ngo ninde ntawabashije kwisobanura bose baraguruka sinzi noneho ufite inda igera ahangaha iragera mu ryinyo ati dore ngiye gusura umugabo wanjye dore n'inda ngewe mana yanjye ntabwo nzi ko nzabigenza ariko si koko uyu mugabo umuntu yamutanga ndumva warigize ikaruhura nushaka rero utahe n'umurwayi wari ukenewe none se mbwira aho buri mugabo nzamenya ko ari muzima gute nzabigenza
nyine niba wumva ko wari wasize nta gakingirizo wowe tegereza igisubizo cya muganga ugomba kukimenya kuko nawe ugomba kwipimisha ukamenya ko uri muzima cyangwa utari muzima wanduye. reka turebe wenda nanakira imana izabimfashije. ntabwo twamutaye umwana wanjye ugana mugenzi wanjye umuganiriye neza nta kibazo cyane twanga kugusakuriza reka tugenda ahubwo kuri mwakoze imana umugisha urwara ubushyitsi sawa sigara amahoro tuzagaruka ejo. nta kibazo mwakoze vuba Sheri reka mbageze hanze kugira ngo tutumvaje. waba ukora ntabwo niyenze. siko bambwiye ko papa wanyu bari muri shambure yawe bari abantu bakira baje kureba Naguswe disi wasanga niba abana bafashe. Shari murabona ko basuwe reka ngende. sibwo shaka reba barebe Murakoze tuzamukoze cyane. sawa sawa. urabona ndabakuzaniye. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. mumeze mute? Mwiriwe. mwiriwe neza. Ni Shafii. none se niba bamamagaye kuri Cyane telefone yashaka kubona. Iyi ni njye waguhamagaye. Shafii ko mwatsinze se gusura papa wawe. Ntabwo twatsinze nuko ariyo tugejeje nimugoroba. Ni wowe na. ni njyewe wera Shaba warakoze kubabwira. ariko ubutumwa ndabusohoje twari tuje kureba ukuntu papa wawe ameze kugira ngo wenda atazaremba abana bataramugezeho. ubundi se kuki mutabikoze na kare twari tuzi ko papa nanone yagiye isafari none yararembye papa uziko nawe ko wagiye isafari nanone Hano wanjye se ko uburwayi budateguza. uzi ukuntu wahindutse wabaye nabi none se urwaye Nasanze n'imitima imyijima yarashize. kangere nigendere nigere kureba barumuna banjye kuko ngumye ahangaha agahinda kanyica Umwana wanjye humura ndaje dutahe mu kanya muganga yasezereye usubire mu rugo nta kibazo. Shafi ndumva nta kibazo ubwo ahari aramfasha kugera mu rugo sibyo mwana we. shafi No. reka ndeba suma ubwo ari we buriya agiye kujya hanze. So. Nta kibazo birimo biragenda nta kibazo. Birimo biragenda yatangiye koroherwa muganga yaramusezereye. Basanze arwaye. Ntabwo turamenya ibyo ari byo ni ibintu byinshi arwaye ariko muganga yambwiye ko harimo igituntu ku buryo imiti agomba kuyinywa neza ku murongo. Igituntu Igituntu. kigenda gute? Urwaye igituntu? Uburwayi bw'abasaza bwakira nk'ubu. Uzakira ariko se ubwo igituntu koko gwacyanduye ute koko? Umutse mu modoka n'indege umuntu agendamo asanga ni byabiteye. Ese babaye imiti? Ibyo bayimayera mu kabati bizanyimwera mu muhanda. Ariko nabonye n'ibyinshi nzanabinywa ngewe. Kubera se iki? Allah kiba no mbisishyano. Ese bakwandikiye imiti ngo yijugunye? Nzanga ibyo ashoboye mwana wanjye. Tese. Umva Shafi. Naam. Reka rero mbigusigiye papa wawe. Ubwo ngubwo muri kumwe nanjye ngiye gushaka imodoka dore banamusezereye nze tumutware mu rugo. Akibazo urakoze. Musigareho n'imute hano. Ndaje. Sawa. Urebitisha. Sari ikibazo ngize. Umurwaje bamureba umwitegereze ntabwo umuzi. Ariko se aho ushaka undi.
wallahi imana yanjye iyi miti nayo imiti nywa iranzengereza akundi imiti wayireka n'ahandi muze rwose imiti ya buri munsi minini ariko ejo nayinywesheje byera akundi imiti maze numva sigaye numva niyo nacika imbaraga sida ni danje kweli ariko se ubundi umuntu aberaye si ugupfa reka ndyame n'ahandi Allah niwe uzaca urubanza ejo bundi nari mpfuye kwa muganga habuze gato mwangambye ko abasirikare banjye ari bake sinzakora abandi basirikare sinamera ntiyoroshye rwose ariko nta kundi buryo umuntu azira ibyo yakoze ni hahandi hanjye ubwo imana niba izanyakira nibyo ntazi nahirana sikumvuga gutya abana banjye bo nimara gupfa bazasigarana nawe gato imana niyo izabagenga nta kundi imana niyo ishobora byose nta kundi nabigenga basito ariko iyi miti nzongera kunywa nishaka nzapfa hari communication itanye n'abanyeshuri gato biragenda amasomo bizere ko mwigana umwete muteza imbere mugomba kwigana mwese mugatsinda mukagaragaza ko mufite ubwenge ibyo nta bindi bibazo mufite byihariye biragenda neza umunyeshuri Shafi ndagushaka byihutirwa mu biro byanjye mukomeze icara Shafi wari utangiye kugira amanota meza wari utangiye gutsinda amanota yawe rwose arashimishije byari bitangiye kuba byiza ariko kugira amanota ashimishije ntabwo bihagije ko twaguhaye igihe kirekire cyo kuba umaze kwishyura minervari none kugeza ubu ntabwo uragira icyo ukora nta kintu urakora ntabwo rero tugomba kukwemera hano ku kigo ngo wige utarishyura minervari none rero kuva ubu taha ugende ujye kuzana minervari uzongera kwinjira muri iki kigo ari uko unyeretse bordereau de versement ya minervari bayishyuye yose. Prefe mama yarapfuye data yarapfuye nsigaranye n'abashiki banjye n'abarumuna banjye prefe uko urabona amafaranga nayakuraye ko ngoke barapfuye nibyo condoléance ariko ikigo nta kundi cyabaho mutishyuye minervari ni ukugenda ukajya kuyashaka mu nshuti n'abavandimwe ukareba ko bayishyura akakwishyurira wambaye ko hano nabonye ikiyaga cyo gusiga irangi byibuze kuko inzu nazanye wambaye ngo waciye inkoni z'amaboko prefe genda usige irangi nurangiza kurisiga ugaruke uyazanye ujye kuverisa ugaruke uyazanye biravuga kandi nta bindi bisobanuro nkeneye uzinjira hano muri iki kigo ari uko umaze unyeretse bordereau de versement y'amafaranga y'ishuri kiravuga ihute genda ufate ibikoresho by'ishuri byawe tayi none se prefe yakoze iki yafite ibibazo bya minervari atarishyura fata vuba gerageza
Makuru. Kwa hiyo Asuma. Asuma. Abe. Uri gukora iki? Nari ndi gusasa mu byumba. Makuru. Neza. Uticaye se? Nikoreje guhamagara. Icara nyine. Kugira akavuyo. Kumpamagara se bivuga ko utakicara. Amide. Muzi ko twasigaye ahangaha twenyine. Undi mwana agiye ku ishuri sibyo? Ntimubizi? Turabizi.